Okay guys, murakoze twatangira kwiga nkuko tubimenyereye. Turafata iminota 30 twige dukore kuri mindset cyane. Kubera iki? Kubera ko hano harimo abantu bakorera imishahara, bakorera abandi. Let's Flora wikorera, Rambe hajya urikorera. Urikorera. Nawe urikorera akora muri business. Harimo n'abashyitsi baje kudusura kugira ngo barebe uburyo twiga. So uretse abantu bakorera imishahara nibo baba baramenyereye amafaranga yinjira buri kwezi adahindagurika. Niba ari 200 nayo ngayo, niba ari 300 nayo ngayo adahindagurika. Sinzi na mubizi ariko hari ikintu cyica abantu bira bintu byo gukorera amafaranga, gukorera imishahara byica abantu mu mutwe, abenshi ntago babizi. Ntago babizi kubera iki? Umuntu wamenyereye gushabika, wamenyereye kwishakishiriza, hari ubumenyi bwiyongera, ubumenyi mu buhe buryo, ubumenyi mu buzima, donc kumenya kwirwanaho. Ari nk'ibyo mvuga wenda runaka ntibamenye ibyo ari byo kuko batigeze bakorera imishahara ngo bamenye ukuntu byica mu mutwe. Bikwica gute? Kubera ko ubuzi ko ukwezi kurarangira n'ubundi mbona amafaranga, mbona umushahara. Ntabwo hangayika, ntabwo wivuna. Abenshi turangiza kwiga za kaminuza tukumva turarangije koko. Tukumva amasomo ararangiye turangije kwiga. Ku muntu wikorera, ku muntu ukora business, we ntabwo ajya arangiza kwiga, ahora yiga ikintu gishya buri munsi. So muri business mbere yo gutangira business, nubwo abantu benshi batajya babikora, abanyarwanda benshi ntabwo bajya babikora, n'abantu benshi binjira muri business ntabwo batangira bakoze icyo bita business plan. Business plan ni ukugena, ni ukwandika business ugiye kuzakora n'ibizasabwa byose. Ndaza kubanyuriramo muri make, ariko ntabwo ngamije kubabwira kuri business plan, ngamije kubabwira kuri trading plan. Gahunda yawe uzajya ukoresha, uzajya ugenderaho uri gutrading. Si byo mazina? Gahunda uzajya ukoresha uri gutrading. Hari plan, yo ni trading plan, yitwa trading plan. Yo trading plan rero ugomba kuba uyifite kugira ngo aba ari uzajya ugenderaho uri gucuruza, uri gukora trading. Iyo utayifite wisanga uri gukora ibintu nyene byaje uko bitekereje uwo munsi, ugakora nyene uko wiyumva, akenshi ugasanga uri kuyoborwa n'amarangamutima kuruta kuyoborwa na ya plan, kuruta kuyoborwa n'amategeko agenga business, agenga cyangwa se agenga trading. Naribabwiye muri video mu isomo ry'ubushize, narababwiye ko abenshi bafailinga muri trading atari uko batazi icyo gukora, ahubwo biterwa n'uko badakora icyo bazi. Donc barenga ku mategeko basanzwe bazi, bayarengaho bayazi. So icyo trading plan igufasha, igushyira ku murongo, wowe ugakora ibintu uzi neza ko biri ku murongo wapanze, ntabwo ukora ibintu byagutunguye. Ndaza kubabwira noneho ibintu bigeza mu 10, ibintu 10 ugomba kugenderaho ukora trading plan yawe kugira ngo bizakurinde kwisanga aho ucuruza mu kavuyo, cyangwa se ucuruza ku marangamutima, cyangwa se ucuruza uri gushukwa nuko wenda wibwiye ngo ungiye kubona amafaranga menshi, ugasanga uri gucuruza nk'umuntu uri gukina urusimbi, nta discipline. Ibyo byose business plan, trading plan, iyo uyubahiriza birakorohera, bituma ukora trading neza. So nari ntekereje kubanza kubabwira bimwe mu bigize business plan mbere yo kubabwira kuri trading plan, kuko bita bikorohera kumva agaciro ko kugira trading plan iyo uzi neza. Kuko nababwiye ubushize ko trading, forex cyangwa se crypto trading, it's a business, ni business rwose, ukwiye kwifata nka business. Kugira ngo ifate nka business rero bikore nka business, ni byiza ko ubahiriza amategeko ya business. Reka mbahe nk'urugero rusanzwe kugira ngo wenda bize
biborohere kubyumva, nyure muri business plan, ibintu bigize business plan. Ariko mbere yo kubabwira kuri business plan gatoya, ndashaka kubabwira ibintu bitatu by'ingenzi mu iterambere ry'umuntu iryo ari ryo ryose. Reka tuvuge ku mafaranga kuko nibyo tuba turi kwigaho, ibyo umuntu akwiteza imbere muri forex. Kugira ngo utere imbere mu bindi ibyo ari byo byose, cyane cyane ku mafaranga, ukeneye ibintu bitatu. Ukeneye ibintu bitatu mu iterambere iryo ari ryo ryose, cyane cyane ku mafaranga noneho. Ukeneye ibintu bitatu. Icya mbere, ukeneye kuba ufite right mindset, imyumvire mizima. Ibi ndabivugaho ikintu kimwe. Amafaranga nubwo ari ayangaya afatika, ariko amafaranga yacu mu by'ukuri aba mu bitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu bitagize ku rwego rwo kuzana amafaranga ushaka, ntabwo uyabona. Ndaguha urugero, twese twambaye imyenda hano, wambaye isaha, wambaye amarineti, ibyo byose dufite na hano twicaye ni ibintu byagiye bikorwa n'abantu babitekereje. Muri kubyumva? Uwakoze iyi meza, yego karibu, uwakoze iyi meza iri imbere yacu, tuvuge wenda sinarege niba ikoze mu cyuma, hari ziba zikoze mu mbaho, mu biti. Mubajije nti ubonye igiti, wowe iyo ubonye igiti ukibonamo iki? Mazina, iyo ubonye igiti ukibonamo iki wowe? Ni igiti. Ushaka kubibonamo igiti? Igiti. Ubifiteho ubumenyi, ibyo kubaza urabizi. Mbajije the wrong person. Kuko niba usanzwe ubizi, bivuze ko iyo ubonye igiti ukibonamo intebe cyangwa imeza. Igihe nkibonye mbonamo igiti gusa. Umuntu ubona mu giti akabonamo imeza n'intebe, bivuze ngo uwo muntu ari kukibonamo amafaranga. Mu gihe gishobora kukibona simbonamo amafaranga, kuko za ntebe na za meza wewe uri buzikore uzigurishe ubona amafaranga. Bivuze ngo amafaranga ni ibitekerezo byacu. Iyo ibitekerezo bitari right, iyo udafite ibitekerezo cyangwa se ubumenyi buhagije, iyo udafite ubumenyi buhagije bwo kubona amafaranga, rwose ushobora gupfira mu bukene, atari uko utayabona, ahubwo bitewe n'uko mindset itari right. Ikindi cya kabiri ukeneye ni iki? Donc icya mbere ni mindset nzima, urwo rugero. Icya kabiri ukenera ni plan, ni ukugira plan nziza y'uburyo uzatera imbere. Plan nziza. Donc icya mbere ni mindset. Iyo mindset imeze neza, hakurikiraho plan. Plan yawe ikaba imeze neza. Ibi bintu nkuze kubivuga. Ntabwo ushobora kuzakira uri gukorera umushahara, ni ikintu kidashoboka. Cyakora ntabwo uzicwa n'inzara. Ntabwo uzabura amafaranga yo kwishyura inzu wenda, cyangwa se ariko hari umuntu Robert Kiyosaki nawe yavuze ngo uba uri guplaninga kuzasaza uri umukene. Ku bantu bakorera imishahara rwose uko ni ukuri kutavuguruzwa. So iyo ushaka gutera imbere kujyanye n'amafaranga, ntuhite ureka akazi k'umushahara, ariko kora business yawe. Yaravuze ngo mind your own business, ugomba kugira ikintu cya business ukora. Donc iyo mindset yakemutse, imyumvire yo yakemutse, ukagira plan nziza yo kwiteza imbere. Icya gatatu gikurikiraho ni actions, gushira mu bikorwa bya bindi wiyemeje. Hari ibyo uba wiyemeje gukora muri plan, hari ibyo wiyemeza gukora. Ibyo ugomba kubishyira mu bikorwa. Kubera ko guhora umuntu avuga ibintu, afite ibintu mu migambi, atabishyira mu bikorwa, n'ubundi ntacyo bimumarira. Nari mvuze ngo ngiye kubabwira kuri business plan ibintu bigize, ibintu by'ingenzi bigize business plan, none mpita mbabwira trading plan. Kuri business plan ugomba kumenya neza business ugiye gukora, imiterere yayo. Ugomba kumenya neza business ugiye gukora, ukamenya imiterere yayo. Icya kabiri, ugomba kuba ari business wiyumvamo, ukunze. Iyo ndi kubona umuntu ambwira ati trading isigaye nyikunda cyane, yabaye nk'ikiyobyabwenge, mba numva bishimishije ko ari gukora ibintu noneho akunze. Hari ugomba kuba washa gusobanura business yawe. Ugomba kumenya business yanjye ngiye kuyishiriraho bande, ni bande bazambera abakiriya. Ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya. Ugomba kumenya buryo ki uzamamaza business yawe. Ugomba kumenya ikizagusaba, karibu mwakwicara, kuzamenya amafaranga ugomba kuyishoramo kugira ngo wunguke. Ikindi nigeze kubabwira ubushize, narababwiye ko ukwiye guteganya kunguka muri business yawe hagati y'amezi 6 n'imyaka 3 byibuze.
akaba ari uteganya inyungu. Ntabwo ukwiye gutangira witeze ko ugiye gutangira business aka kanya uhita utangira no kunguka aka kanya. Now reka yari introduction nashatse mbabwire gato kuri business ibintu umuntu aba akeneye kugira ngo abashe kuba successful muri business. Ukora business plan ntago nyivuzeho byinshi, ntago nyisobanuye, ariko kugira ngo ntaza gutinda reka twinjire muri trading plan. Ngaho rero dukurikire neza buri wese ntagira ikintu noneho hano kimucika, sibyo? Hari abari kuri demo account, hari abataratangira demo account, ariko ni byiza ko uzatangira demo account n'uyiriho ibi bintu warabyubahirije. Trading plan, ukuntu bimeze, ikintu cya mbere ukwiye kwitaho ni iki ngiki. Ugiye gutradinga ni wowe, sibyo? Ugomba kumenya neza ikintu cyagukuruye, ikintu uri gushaka kugeraho, niki cyagukuruye muri forex trading. Ese wifuza kugera kuki? Sibyo? Cyo twavuzeho ubushize, ndahabwira nti rwose ntushire amafaranga imbere, kuko nuyashyira imbere akaba ariyo intego yawe ya mbere, rwose uzahita failing. Uzatangirana umutima wo gushaka, donc wo gushaka kubonera menshi icyarimwe mu gihe gitoya. Usange uri gutrading ufite umutima wo nk'umuntu uri gukina urusimbi. Sinzi niba muri kubyumva. Birasaba ngo umenye impamvu ugiye gutradinga forex trading, ubyihe intego. Ndabaho urugero, ushobora kuvuga ati uyu ni umwuga nifuza kuzakora ubuzima bwanjye bwose, ndumva ari business nifuza kuzakora ubuzima bwanjye bwose, ndifuza kuyigira kariyeri, sibyo? Izo ntego ziba zihamye, binagufasha kuyirambamo, bikazanagufasha kuzaba successful, gutera imbere muri forex trading, kubera ko impamvu iba ari nzima. Reka mbereke ingaruka zo gushyira amafaranga imbere. Reka tuvuge ko ushize amafaranga imbere niyo ugize nyambere. Wenda hano narababwiye kugira ngo utwike account yawe uyimazemo iminsi 2 iminsi 3 bisaba ko ibyo nakubwiye wanze kubyubahiriza. Ariko ku bantu bakora forex trading badafite aba mentor, umunsi wa kabiri ugera ayo yatangije yamaze kuyatwika, yatinzemo ni icyumweru kimwe. Kugira ngo azagere ku rwego rwo kunguka cyane, aba yaratwitse account nyinshi cyane. Atari uko hari igihe abenshi baba batazi ibyo gukora kugira ngo barinde account zabo, batazi amategeko bakwiye kubahiriza. Hakaba n'abandi babirengaho babizi. Now abo ngabo baba baratwitse account nyinshi, iyo agize ibyago akabivamo ataragera kuri rwo rwego rwo gutera imbere, niwe muhura kugira ngo bya forex ni urusimbi. Muri forex barabesha nta mafaranga arimo, niwe uzakubwira gutyo. Uwagize amahirwe agakomeza akagera no ku rwego rwo kuba yamwinjiriza, byibuze uwo nguwo aba yarize, wenda bimubabaje yarahombye menshi. Iyo ushize amafaranga imbere rero, hahita haza wa mwuka, cya kintu cyo gushaka ngo nyabonere rimwe ari menshi, ugatangira kubikora nk'urusimbi. Nimwe nababwiye ngo forex na crypto trading ntabwo ari urusimbi. Forex na crypto trading bisaba ubumenyi. Ikintu cyose kigusaba ubumenyi kugira ngo ukibonemo amafaranga ntabwo wakita urusimbi. Urusimbi nta bumenyi bigusaba. Ni ukwicara ukavuga ati reka nshiremo gusa, amahirwe namira ndayibona cyangwa se mpombe. Ibyo ni byo rusimbi. Forex na crypto trading nta rusimbi, ko bisaba ubumenyi kugira ngo ubashe kuba successful. Akandi kantu nifuza ko kabafasha kakavana mu myumvire gushyira amafaranga imbere. Hari ikintu abantu benshi bibeshaho, ni iki ngiki. Abantu benshi bazi ko success, gutera imbere, kwinjiza amafaranga menshi, bigusaba kuyiruka inyuma. Sinzi icyo kintu muri kucyumva. Donc yes David, abantu benshi bazi ko gutera imbere
bigusaba kwiyuyakuya ugahora wiruka inyuma y'amafaranga. Ninde muntu bizi mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo? Nari mvuze ngo abantu benshi bazi ko kugira ngo winjize amafaranga bigusaba ebana kuyiruka inyuma, uzahora wiruka inyuma yayo. Do kushira mu mwete wiruka uyashaka. Niyo common knowledge, niko bintu bizwi. Niyo Sorry? Ntacyo ugeraho kitakuvunye. Igishobora kukuvuna, ariko hari igihe ushobora kuvunika uri kuvunikira ubusa. Kubera ko abasinamiranya nabo yego yaba gukora cyane ibyo byazanaga amafaranga. Aha cyane. Abakarani bano buhari ku isoko hano ya Nyarugenge bikorera kilo jana bakabikurikirana guhera mu kimwe n'umugoroba nibo bakabaye ari abakiriya. Yego nta uvunika wo munsi ubaza ariko nibo bari hasi y'abandi. Kuvuga ko rero kuvunika cyane gukora cyane ugashyiraho ibintu ufite ibyo bizana amafaranga biguha ubukire bwo gutunga. Yego nicyo nari ngiye kuvuga. Working hard works but not always. Gukora cyane bitanga umusaruro ariko si buri gihe. Ahubwo you need to work hard and work smart. Ukamenya ngo ushobora gukorana imbaraga nyinshi ibyo uri gukora atari byo, cyangwa se uri kubikora ukabikora nabi. President witwa umuperezida wa Amerika ukomeye cyane wabayeho witwa Lincoln yaravuze ngo ngewe umpaye task ukamishinga no guca igiti nkoresheje ishoka, sibyo niko bayita, ukambwira ngo mbahaye amasaha 2 uduhaye competition nge n'undi muntu amasaha 2 kila giti mwe mukirangije buri yose akamuha igiti cye bingana ati mutangire. Yaravuze ngo nge namara isaha n'igice ndi gutyaza ishoka yanjye, none minota 30 none nkayimara ndi guca cya giti. Akora muri kukumva? Donc gukora cyane ntibihagije, ntago buri gihe bitanga umusaruro, ahubwo kora cyane ukoresheje ubwenge. Akora muri kukumva? Now nari mpereye kuvuga ngo abantu benshi bazi ko success iterambere bisaba kuryiruka inyuma ukiyuhakuye. Buriya hari abantu benshi bafashe umwanya wo gutekereza akibaza ngo ese ubu buryo ndi gushakamo amafaranga buzangiza ku musaruro nshaka. Reka mbaho urugero, nkuze gutanga urugero, nababwiye ko gukora guteganya kuzakizwa n'umushahara, ubu uri guteganya kuzasaza ukenye. Ntabwo mubizi ko abantu benshi arangiza kaminuza afite lisansi ye, noneho akajya mu kazi. Yagiye mu kazi hari level atangiriraho, yageramo agasanga kugira ngo azazamurwe hagwe promotion biramusaba ko agira masters, agahita asubira ku ishuri. Iyo masters ishobora kuba izamuhesha yego promotion, kandi iyo promotion niba muha menshi birashoboka ko azamuhingiraho 100,000 gusa. Akantu mushobora kuba mutazi cyangwa se benshi batazi, guys munyumve mwihangane munyumve, kuko ibindi kuba hari rwose nababwiye ko ubundi iyo ndi gukora financial coaching umuntu aranyishura ndi kubahera ubuntu. Ntabwo kongerwa umushahara cyangwa kwinjiza amafaranga menshi ntabwo bisobanuye gukira. Kubera iki? Kubera ko uko wongerwa menshi ni kuzamura urwego rw'ubuzima, ugasanga mu kazi umuntu uhembwa 2,000,000 niba uri kujya kuguza uhembwa 300,000. Ntabwo mubizi ko bijya bibaho. Donc bivuze ngo ntabwo bivuze ko menshi bivuze gutera imbere, no way. Kubera ko natural ko abantu bateye, umuntu udafite discipline cyane cyane utazi imikoreshereze y'amafaranga, uko ubona menshi ni kuzamura urwego rw'ubuzima. Niba baga mu nzu y'100,000 baguhe 2,000,000 urahita yukubita kuri 5, wahita ushaka inzu ya 5 uvuga ati kameme ngomba kubaho ubuzima buhuye n'amafaranga ndi kwinjiza. Which means kwinjiza menshi doesn't mean kuzakira. Icya kabiri,
maybe inzu uri gukoresha wibwira ngo uzatera imbere ko kuri gukorera umushahara. Gukorera umushahara bivuze iki? Definition yo gukorera umushahara bivuze iki? Bivuze ngo ni umuntu uguhemba kugira ngo wibagirwe inzozi zawe, ukore umufashe gushira mu bikorwa inzozi ze. Umukoresha araguhemba kugira ngo utazarakara ukabivamo, nawe ugakora umwereka ko uri gukora cyane kugira ngo yibwire ko uri umukozi wa cyane atakwirukana. Nayo macenga abantu baba barimo muri business. Rero nandi gushaka kwerekana akantu ka success. Success ntago bayurika inyuma. Success ntago ushobora kuzatunga utera imbere wirutse inyuma ya success. Donc wirutse inyuma y'amafaranga ngo uyabone, it's impossible. Uburyo reka mbaho urugero ruri simple. Hari igihe twabagaho hano mu Rwanda byaragusabaga, wenda sinzi urugero ndibutange, hari igihe bisi gusiga ukisanga uri kuyiruka inyuma bahagarika kuko wenda iruzuye nta ushaka kwigusiga, ugasanga uri kuyiruka inyuma uhagarika, shoferi muhagarare. Niko mu bijyanye n'iterambere benshi bamera, biruka inyuma y'amafaranga bisa nkaho amafaranga yabasize. Bitandukanye no kwicara no guhagarara aho uri, ugahamagara nimba ari nka moto kayihamagara ati ngwino, akaba ari uzugu akagusanga kuko ni ugukeneye. Success, gutera imbere urabikurura, ntabwo ubyiruka inyuma. We attract success, ntabwo tuyiruka inyuma. We never run after success. Ntuzabigerageze rwose. Ndabizi ko yenda kuvuga bitarumvikana neza, ariko ngiye kubaha urugero rwumvikana. Noneho ngira ngo hamwe n'urugero ntanze, muvandimwe, niba ugifite mu mutwe ko ikintu kiri mu mutwe muri forex ari amafaranga gusa, you will be very uzaferinga. Ndi kuko abantu no rugero kugira ngo twese mindset ya tuyiframing, urumva bro, tuyiframing tuyerekeza ahantu twe kuyerekeza. Sibyo? Mu bihe buryo rero. Nari mvuze ko success ntago tubirika inyuma, ahubwo turayikurura, we attract success. Reka mfate abantu babiri, David na Lambert. David afite ko ashaka gutera imbere muri forex trading, ariko akabazi ngo reka mbabaze ikibazo, kugira ngo winjize amafaranga menshi muri forex trading usabwa iki? Usabwa iki? Ikintu gise skills, ubumenyi. Kubera iki bidasaba amafaranga? Ntawumva bisaba amafaranga menshi kugira ngo ubone amafaranga muri forex? Twese tuguhuza ku bumenyi. Urugose unakoze iryo kosa ugashiramo nka miliyoni 5, ntizatinda rwose mu 3 zashira. Bivuze ngo ufite amafaranga ntibivuze kuzayatunga cyangwa se uzinjiza muri forex. Twese tuguhuriza ko ari ubumenyi. Niki cyatuma udafokasinga ku bumenyi? Kubera ko utafokasinga kugira ubumenyi cyane, niba ubumenyi bukwinjiriza amafaranga, bivuze ko success yawe ishingiye ku bumenyi uzagira. Ntabwo ishingiye ku mafaranga, ishingiye ku bumenyi ko nubugira. Reka nkubwize ukuri, nugira experience, hari n'abantu bazakwinginga ngo ubacururize, akaza akakubwira ko ati rwose je mfite miliyoni 5. Reka ujye ucuruza tujye tugabanya inyungu. Ntagire uzakora iryo kosa. Ntagire uzakora iryo kosa kubera ko iyo ugize ibibazo ukahomya amafaranga y'abandi uzayishyura. We ntabwo umusobanurira ko byahombye. Agufata nk'umutekamutwe. Iryo kosa ntuzarikore. Nugira skills uzafate ari amaprofam. Oya mafaranga igishoro cyo kiraboneka. Hari amakampani atanga amafaranga hakabaho kugira. So ni n'urugero natangaga. So bivuze ngo ikintu cy'ingenzi ukurikirana ni ubumenyi kabisa. Niyo mpamvu ndi bugarukira hahandi navuze nti urinde ushaka gutradinga, intego yawe ni yihe? Ese intego yawe ubwo ntago yaba ari amafaranga gusa? Twese tuwe focused kuri skills, ubumenyi. Sibyo? Now hari ibintu yo ndi coaching abantu, mentoring na coaching biratandukanye. Yo ndi coaching umuntu hari ibintu ngusaba kandi abivanga rero. Giye ndi ndaba mentoring nk'aba coaching byose. So yo ndi coaching umuntu ndakubwira nti mazina ngaho bwira intego zawe. Sibyo? Ukazinyandikira neza.
abenshi ntabwo bazi kwandika intego, ntabwo bazi kwiha intego, ibyo bita smart goals. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri mpita ngusaba ma plan, izi ntego uteganya kuzazigeraho gute, ni biki uzakora kugira ngo uzigereho, ukabyandika neza. Nabona nabyo bidakoze neza nkabigukosora, wowe n'ikintu wavuzemo ntacyo kizakugezaho. Muri kubyumva guys? None iyo plan imeze neza twita twataka, noneho twatangiye gushyira mu bikorwa bya bindi twiyemeje. Noneho niba waravuze ngo nzakora ibi nibi mu cyumweru cyangwa se mu kwezi, ndagutungura. Cyangwa se dufitanye umunsi twavuganye nka buri cyumweru umunsi umwe, tukaganira kubaza ese bya bindi wabigezeho. Muri kubyumva? Ese bya bindi wiyemeje wabigezeho, ni iki cyatumye utabigeraho? Niba warabigezeho that's nice, niba utarabigezeho ni iki cyatumye utabigeraho? So muri plan guys, muri trading plan ikintu cya mbere ukeneye ni ukubanza kudefininga your why. You define why you want to be a forex trader. Wewe ubwawe ubyisobanurire, uve mu rujijo, uvuge ngo nshaka kuba umutrader kubera iyi mpamvu A B C D. Sibyo? Ugomba kuba biri clear muri wowe, ukamenya ngo impamvu ushaka kuba umutrader buriya bikwiye kuba birenze amafaranga nzayabona, ariko kubera iki ntabikora bikazaba ari umwuga uzahoraho, nzakora igihe kirekire. Kubera iki ntabikora? Kubera ko mbikunze. Ukagira impamvu yumvikana, noneho ukiha n'intego n'igihe ugomba kuba warageze ku byo ugomba kuba waragezeho. Donc bivuze ngo ntushyire imbere cyane kuba winjiza amafaranga menshi mu mezi 6 ari imbere. Sibyo? Oya, wewe ushyira imbere skills. Birashoboka cyane ko muri mezi 6 ushobora kubyiga ubishizemo imbaraga cyane, ukamenya byinshi bagera ku rugero rwiza. Birashoboka rwose, ku buryo niba Flora we agiye kubimenya mu mezi 6, wowe utabishizemo imbaraga ushobora kubimenya mu myaka 3, kubera ko ntabwo wabishizemo imbaraga zingana. Sibyo? Donc uko agira skills nyinshi niko agira ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga menshi. So ikintu cya mbere muri trading plan yawe ukeneye ni ukumenya impamvu ugiye gukora trading. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, noneho ibindi byose ngiye kubinyuramo nihuta kuko ya minota igiye kurangira, ngiye kubinyuramo nihuta. Ikintu cya kabiri ukeneye ni ukumenya how many confluences ukeneye kugira ngo ufate trade. Hari ibintu kugira ngo ufate trade ntabwo ugendera ku kintu kimwe. Donc kugira ngo winjire mu isoko ntabwo ugendera ku kintu kimwe. David ubyumve, uretse ko video n'ubundi uzayibona ntari. Kugira ngo ufate trade ntabwo ugendera ku kintu kimwe. Bikwiye kuba ari nka 3, bikwiye kuba 4. Iyo bibonye kuri pair uri gukora analysis, ukavuga ati hano nshobora kwinjira mu isoko. Iyo utarabibona, mwibuke narababwiye ngo protect your capital, nicyo kintu cy'ingenzi. Niwihutire gushaka amafaranga kunguka, ikintu cya mbere protect your capital. Amafaranga ntupfe kuyajugunya. Sibyo? Uburyo bwo kurinda capital yawe rero, mbere yo gufata trade ngomba kubona jewe David jewe runaka ngomba kubonamo bya bintu byanjye 3, 4, 5 byuzuye. Iyi trade ndahita nyifata. Niyo bituzuye bye kuba 4, bye kuba 3, imenyereze ko igomba kuba ari 5. Nintayibonamo ntago ndi bwinjire. Nibimenyereza ko si 5 ariko mbonyemo 4, ejo uzemera na 3, ejo bundi uzemera na 2. Utangira ufate ya trade arimo risk yo guhomba kenshi, uhombe 1, 2, 3 kuko ntabwo wubahirije bya bintu wowe washakaga muri trade runaka. Donc usanga uri kwimenyereza ingeso mbi, kandi ingeso wimenyereje yego yego. Donc muri plan yawe shiramo nzajya mfata trade ko nayibonyemo ibi bintu 1, 2, 3 bitarimo nzajya nyihorera. Urumva bro? Donc hari n'igihe mubyibuke, hari n'igihe wenda muri mutabiza, hari n'igihe ushobora kumara n'umunsi nta trade ufashe, kuko si ngombwa ko tradinga buri munsi, kuko buri munsi ntago opportunities iboneka, zajya bibaho. Donc bivuze ngo ninjya go trading ndafata trade quality opportunity, quality trade, ahantu mbona koko hano ebana ndi kubona ko ushaka kumakinga amafaranga. Ntibivuze ko uzahora ufite ukuri 100%, oya, ariko byo uzavuga ati hano iyo nayinjiyemo kabisa mbonamo ko harimo opportunity irimo.
uyu munsi niba nta opportunity hari it's okay, igishoro cyanjye ndagifite, ntabwo ngiye kuyatanga ngo nyahombye, ejo nibona opportunity ndayifata. So icyo kintu cya kabiri, ugomba kubona confluences ni ibihe bintu byatuma winjira muri trade. Yego, yego yego yego, tuzabigeraho iyo level. Ntabwo mwese muri kuri level zimwe. Yego, nkawe tuzabigeraho, ariko nka David bitewe na level ariho, we agomba kuhita kumenya ibyo ari byo. Oya wemenya ngo hari ibintu ushobora kukwemerera ko uyiga, kuko nujya kubyiga na avance bishobora gutuma bya bindi ugezeho utabyiga neza. Bituma gutuma utabyiga neza, niyo mpamvu tujyana buhoro kugira ngo buri level ugende uyivaho wayumvise neza. So muhumure turi kumwe, nugera kuri level, nugera kuri demo account uzaba waramaze kubimenya, sibyo? So icya kabiri ni cyo ngicyo. Icya gatatu, ugomba kumenya session ugomba gutrading yariyo. Ntabwo ukwiye gutradinga buri masaha yose. Session mwarabyize mwese mu video nagiye mbaha, marazibonye ko zigera muri 5. Ntabwo ukwiye gucuruza amasaha yariyo yose, ugomba kuba ufite amasaha ucururizaho, sibyo? Session rero wowe uyihitamo bitewe ahanini n'ubuzima ubayeho, akazi ukora se n'ibiki, haba hari impamvu nyinshi zituma uhitamo session. Wowe ugomba kumenya iyawe igufitinga neza, kuko nujya gucuruza trading ugomba kubikora uri calm, utuje, amarangamutima atuje, nta guhubuka, utavuye gushwana na runaka cyangwa se runaka mutagiranye ibibazo. Nababwiye ko n'ibindi bibazo byo ku ruhande bikwaffect bigatuma ucuruza nabi. Wakumenya igihe ufite umwanya uhagije wo gutuza ugacuruza noneho ku buryo ubasha kwanarazinga isoko ryawe neza. Ikindi mbivuge nihuse ko ndabona ya minota niyemeje nayirangije. So no kumenya amasaha session ugomba gucuruza, ukamenya n'inshuro ucuruza muri iyo session, mbese trade ugomba gufata ku munsi. Ikindi cya kane, umenya na pairs ugomba gucuruza izarizo. Si ngombwa ko buri pairs uyicuruza. Oya, si ngombwa ko buri pair uyicuruza rwose. Ugomba gufata imwe, ebyiri, eshatu, ukabanza ukazi mastering, ukazimenyera ku buryo iba nk'inshuti yawe, usanga umenyera uburyo yitwara. Nawe gufata zose ukazigira si byiza rwose, ni bibi. Ugomba kumenya pairs ugomba gucuruza kandi nako mukandike. Ikintu cya gatanu, ugomba kumenya time frame uzajya ucururizamo. Time frame urazizi, zo dukunze gukoresha twe turazizi. Nta ba scalper bari muri twa benshi n'aba day trader. Ushaka umu swing trader ukamenya time frame uzajya ukoresha, sibyo? Iki ni cya gatanu. Cya gatandatu, ni iki kizajya gituma uva mu isoko ukoze exit. Hari igihe washizemo stop loss, sibyo? Iyo ni risk management. Washizemo stop loss ukamenya ngo isoko ndirikora kuri stop loss yanjye, aho ndahita mvamo. Ariko ugomba kumenya n'uburyo ufata inyungu. Uburyo bafata inyungu nabyo bibamo skills, ugomba kubimenya nabyo. Ukamenya ngo kuko ari ibintu abenshi ni mubigeraho muzajya mubibona, hari igihe isoko rigera hahandi rigenda kugera kuri take profit. Bazina ari kundeba ko atarabigeraho isa nkaho bikiri gishimwa, it's okay, ugiye kubigeraho ntarive. So hari ahantu washize stop loss naho washize take profit. Hari igihe akenshi rizamuka genda kugera kuri take profit yawe rikata risubira inyuma, rimwe na rimwe bikanarangiza ryanaguhombeje. Niba isoko ryaguhaye inyungu bikarangira riguhombeje, haba hakirimo ikosa, ubu gifitemo amakosa. Donc ntabwo uramenya profit management, uburyo niba inyungu wazigeze mugomba kuzimanaginga nibyo kugucika gutyo. So ugomba kumenya ngo ningera mu nyungu ni ryari nkwiye nabimanaginga gute, sibyo? Nayimanaginga gute, nazifata gute kugira ngo tutarangira nahombye kandi nanageze mu nyungu. So ukamenya ngo ni ryari nzajya mva mu isoko, ukabizi neza, apana kuyobwa n'amarangamutima. Nabyo ni rules. Ugomba gushiraho rules zakamenya ngo isoko nirigera hano ndafata decision. Hari uburyo bwinshi rero. Hari abaprefera kuvuga ati genda yitegereza rikore kuri take profit yanjye yayinde kafite mwe yonyine.
hakanabagira izo bita multiple take profit, agira TP1, TP2, TP3, ko nawe n'uburyo bwe. Hari uburyo bwinshi wowe urahita multiple take profit na profit imwe gusa, bafite TP1 gusa. Byose biterwa n'uburyo na kind of trader you are, uri wewe kushaka guhita amahitamo yawe, ariko ugomba kumenya ngo jewe mva mu isoko bigenze gutya, right? Icya gatandatu, what is your risk management? Risk management twabyizeho, ukamenya ngo nifata risk iri hasi cyane ndafata percentage ingana gutya, nifata risk iri hejuru cyane sinzarenza, ntukwiye kurenza 3%. Iyo uzamutse 4, 5, 6, 10%, nyine ubura umuntu. Hari abantu babikora ku ma account izo baba bashaka guflipinga, ariko ugomba kumenya ngo risk management yanjye ihagaze uko nguko. Icya 8, lot size uzakoresha ugomba kuba uyizi, kandi biba byiza ko kuri buri trade ugiye gufata ukamenya na lot size ugiye gukoresha, ntabwo ugiye kuba iri uniform igihe cyose. Hanyuma icya 9, risk to reward ratio, bifitanye isano na how to know uburyo ufata profit zawe, ukamenya risk to reward ratio niba ari 1/2 cyangwa se 1/3. Hari igihe isoko riba ryose bimeze neza ku buryo riguha 1/7, ibintu bimeze gutyo. Ukamenya uburyo uri managing, uko igihe ryaguhaye opportunity yo ku winninga biri big, ntago wabyanga kandi uri kubibonamo, sibyo? Ariko ukamenya nanone risk to reward ratio yawe yigeze kuri 1/2 cyangwa se 1/3, ukamenya imyanzuro ifata. Ibyo byose bigenda bikugira a profitable trader. Icyanyuma, document your trade. Uburyo ucuruza buri munsi ugomba kwandika trade wafashe, izo wungutse, impamvu wungutse, izo wahombye, niki cyatumye uhomba, kugira ngo ikosa wakoze ryatumye uhomba utazarisubiramo. Iyo ukoze ikosa ugahomba ari ubwa mbere, ntabwo ryitwa ikosa, byitwa isomo. It's a lesson. Twigira mu makosa twakoze. Iyo wakoze ikosa ugahomba, it's okay gufailinga, nubwo it's not failure, it's learning, it's a lesson. Biba ikosa iyo ukomeje kusubiramo rya kosa kandi wari usanzwe urizi, nibwo bihinduka amakosa, nibwo ubukoze amakosa. So niba ukoze ikosa bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ukabikora kandi ubizi ko ari amakosa, ubu uri gukora amakosa, ntabwo ubukiri kwiga. N'ahandi iyo ukoze iryo kosa utabizi ko ari ikosa, ukaribona, ugomba kuri recording ahantu kugira ngo utazongera kurikora. Aho ngaho bawize rwose, ntabwo wakwirenganya. Reka ngarukire aha ngaha, ntekereza ko bibagiriye akamaro, ntekereza ko bizadufasha, bizatuma turushaho kuba profitable. So ibindi by'ibibazo wenda reka video tugarukire aha ngaha, nawe kudukurikira YouTube na video butaha, asigaye abandi ugira ikibazo yabaza cyangwa se tutwataka dutangire du trading.